ibaze we ask everyone. I'm not well. Ari nanjye uranyatatse ari nagigura mwatatse ubeshera cyiza ngo reba kugenguze kuntuka ubeshera mugeni w'abandi umugore usenga urinde uri muntu ki muri societe Natasha afasha abantu bose abahondanishije imitwe bifite ibimenyetso ibyo byose wagiye ukora wa mudamu we ngo ni Natasha bifite ibimenyetso abantu bose wagiye ufite ama voice yose urumva kubera icyo ushobora kumenyesha ko umva nkubwire betse nkubwire ndakumenyesha ko ngiye ntajya mbabarira inzoka urabyumva neza wowe uri cobra wari umuntu areba muhagararanye uri wa muntu uruma ahuha audio ni wazumvishije ari kuvuga ngo agiye kubwira abantu bose yuko ngo adatwite ngo batazamukuramo inda iyo nda y'abantu bayikeneye nibangaye ko turi ababyeyi twabyaye ko tutarizumva ariko se ko mfite na telefone imwe wamba bari ukankira akari ka audio ari kuvuga ngo ntaga ashaka kubwira abantu bose Gigi mbabarira unyirira ko ka audio ndakwinje ibi ngibi nyine n'ibyinda yanjye yavuyemo ya mbere ukumva nagombaga kumuha n'ibimenyetso bari guserebura nahise bisiba faster ubu ari guserebura byamurenze kankwereke murakumvisha ko ngahise bisiba ngo ari guserebura ni ibyinda ye ya mbere murabyumvishe ngo twebwe ngo twaririnda zanyu uri kubyumva nane rero niba twararinda zanyu sibyo mutubabarire kubera ko turabaryi mujye muhostinga mufunguye kamera ariko abanyarwanda ubundi mufite ubuhe bwonko umuntu arafunga kamera yarangiza akaza akababesha ngo bandirinda ngo muceceke ngo cyazikura umwana mu ego mwabagesera. Avoid me madam, avoid me. Ntabwo ndakabati babikamo amagambo n'ubusutwa. Urugo rwa uraje urushize hanze, inda zawe amagara ya uraje yashize hanze, uranje utangiye kwitwaza abantu ngo nibo babivuze. Mubika ibyanyu ntago ari wowe wenyine uvanamo inda uzivamo utabishaka, waba ugira boshoni, waba ugira miscarriage, izo ni ibikureba, izo ni business zawe. Ntushake kuza hano ngo uzane Gigi mu kanwa ka buri munsi. Avoid me madam. Kuko ibintu bya byose ndabifite byose. Yaba ibyo wambwiye ubishaka, ibyo umbwiye utabishaka. Ibyo wambwiye kuri mugeni, ibyo wambwiye ku buri muntu wese ndabifite. Na call zawe umpamagara ndarecordinga. Rero avoid me. Ibyo mu miryango narabamenye ko abantu kuri TikTok muri abagome muri amashitani. Ibyo wambwiye byose yabora mpamagaye bisanzwe narabirikodinze. Ibyo wambaye kuri WhatsApp byose turabamenyesha ko ndabamenyesha tubitsa amabanga. Rero turababwiye ngo mutureke mutubabarire. Uri kumva? Bwa mbere warantutse ngo nikiza gutera bakuntumye uraza uca mu gikaro urabimbwira. Ujya kunteranya na Jessica ubona biranze. Uragaruka unsaba imbabazi mu banyarwanda bose babireba. Birarangiye unsabye imbabazi ngo rwose ngo narahubutse ngo mana ngo ndahubuka. Uza kunyigiraho inshuti, ujya kuba inshuti y'umwanzi wanjye. Nawe wabanje kumwatakura mutuka. Ibyo wamututse byose nawe ndabifite. Ibyo uvuga ngo Gigi ni shitani, ngo Gigi ni ibiki, ngo Gigi ni ibiki. Mwana avoid me. Kubera ko nureba nabi byose ndabishyira hanze. Ntubwira yuko n'umuryango wawe wose nabo muvukana bose n'umugabo wawe mbishatse akakanya bose nabibaha. Kuko bose ndabafite mu kiganza cyanjye, bose mfite nimero zabo. Avoid me rero. Apana kugenda bahare wigire victime ngo Gigi ngo ni shitani. Yes, iyo mbishatse mbishitani guys. Umuntu wese agira side nziza nimbi. Nakubera mubi ukumirwa ukavuga ati njewe ngendana na shitani kazi. Ariko nanakubera uyu mwana mwiza namuba kandi njewe icyo uzanyereka nanjye nicyo nzakubera cyo. Uzambere shitani nkubere shitani times. Umbere mwiza nkubere mwiza times. Ariko nushaka kugira umwana mwiza hano ngo bigire ngo umuntu ngo wadanje nuwagize kuvuga hana abantu ngo nabarozi uratwite indirimo abanyarwanda babare guhera uyu munsi tuzayebe ko umwana uzamuhisha. Uzamuhisha se? Inda ntiyavuye muri ayifite turabizi. Reka gupretendinga. Reka gupretendinga. Abagore bazi mu cyaro mvuye nawe kamita nk'ubroka. Uriya njewe ndagira ngo umenyeshe ko mwana nje ndi umwana wavukiye mu murwa muri kapitali ugenda ubaza amakuru. Navukiye aho bita CHK.
ntago njyewe nigeze mvukira muri ibyo byaro byanyu mwavukiye muzabaze ntago ndi umuvantara uranyumva bagenda ubaze we ask everyone I'm not well we genda ubaze abantu ngo mvuka yege ntago mvuka mu ntara we ndi umwana w'umukapitali mu mujyi urabyumva neza icyo kugenda muvuga ngo abavantara icyaro nyine kivamo ntago kikuvamo niyo mpamvu mwiruka muza hano muzana ubuntu bw'ubusutwa n'ubutiriganya n'ubugambo muzana mu bantu ubugambo bwanyu bwo mu cyaro bwashushushu wiruka ubwira abantu ngo mvisha icyaka cyaraye uhamagara ku musozi nani Gigi uzuvuga muri amagambo yadukoreye se ni ukuvuga ngo twebwe ngo twakuyemo inda ye ngo twakuyemo inda ye rero natanga ikirego natwe tugiye gutanga ikirego bajye kumupima barebe koko kwiyonda itarimo ariko uzi umuntu wihandagaza akavuga akarira ngo bamukuriyemo inda usko numiwe ibyo bintu wari ubifite Gigi kuki utabikinnye kwa Nkotanyi nawe uri umwana mubi pe ntago hari ahantu my brain wasn't braining well bari bamaze kunsaza njye ubwonko bwanjye busaze mvuga se uyu muntu naramwingiza mvuga ndashaka bino bintu bireke natashe ibintu bivemo natasha reka da yaranutse bwa mbere ndaceceka ankorera live ukwezi kose none akakanya muri kuza muvuga mwenga ibikinga ubugambo bugira abantu bo mu cyaro b'abavantara bameze nkawe ntago ari bose mutanyumva nabi ariko najya mumenyeshe ko nyine navuka no mu cyaro uzaperereza ubaze njyewe mvuka kapitali urabyumva navutse amatara yaka we ntago nigeze mvukira mu migano cyangwa mu miyenzi ngiye gutanga ikirego cy'ukuntu yavuze ko inda ze twazikuyemo ubu nagiye ahubwo Gigi uri tayari nagiye narangiza aze bamupime tureke izo nda zavuyemo koko nibyo bisigaye kuko ntago bafata amazina yacu bakayanduza batwitiye abana ibigoryi batwitira abana interamwe batwitira abana ibiki batwita ko turya amaminwa batwita ibintu byose bajya no mu mafamiye ya ba mabukwe batwitira ba mabukwe ko ari ibigoryi so aka kanya iki nicyo gihe ni nako kanya ubu rero ama voice dufite wavuze ko twagukuriyemo inda kandi uyifite mabuja mana abantu bansabye gukaminga down I'm coming down mureka tuganira ibindi bintu icyo wumvishije wacyumvishije ndajya mumenyesha ko byose nakuri kodinze amakuru yose wamaye ndafite ibyo navuze byose nabisubiramo ntacyo na kimwe navuze ntasubiramo yaba uwo navuze wese nabisubiramo ibyo mwumvishe nyine ku mugani ntaho ninya njyewe ntinya imana n'inzara ariko aba bantu bari gushaka kunshyira mu gakino kabo uwo gitiro nubona njyewe ninya imana n'inzara niwe kandi njyewe ntabwo biri wese ntago ndi kugucyurira ariko nawe ntugacyurira abantu ngo barabyaye narabyaye kandi barakuze biga muri segonderi my dear niba utabashije kwibikira ibanga ngo Gigi ngaratwite ngo agize guta abana batatu biga muri segonderi utekereza yuko biga muri Cambridge sheri nubwo mwavugana ngo mwumvikane ko bavuga icyongereza gusa nta soni urimo uraza uvuga ngo nawe ngo warabyaye ngo ufite abana narabyaye nawe uzabyare wumva uko bimera kandi nubyara uzibanze ko nawe mugiye kubyara se mutangiye kubatega iminsi yewe nubyara uzibanze umuntu yica umuntu hari umwana yango ni inyama kuba umutwitangiza ukajya uvuga ngo yavuyemo ukabyisurira we gusa ni ikintu utakabaye wicara ngo ubikore nk'umubyeyi ukabyisurira usko ashobora kujya kwa muganga se umubebe agapfirayo biriya bintu ni bibi ari kubwira abantu bose ngo ndayavuyemo abeshi ndirimo njye nabonye Natasha ameze nk'ufite ihungabana nimushake mujye mumwihorera ntago ari ihungabana be ntago ari ihungabana uriya mukobwa kumena amabanga yose yagiye ababwira uriya mugore ibyo barimo arabizi ahubwo biramugarutse turayafite hano nakomeza kutugendaho turayafite si ngombwa kuvuga be namwe mwese mukurikiye iyi live si ngombwa kumena amabanga ye yose wenda ariko si ese niba atari ngombwa yaje kwirirwa yaje kubimpakira mu mutima ambwira iby'ingoze andirira antakira agiye kunyita umurozi gute ngize ukuri agiye kunyita umurozi gute mana yanjye agiye kunyita umurozi gute mbwize ukuri aragiye yigiza agacurama nteranije na Jessica nteranije na nuriya mukobwa harya ni Indera uriya Butera nteranije n'abantu bose kanaka yakuvuza ibi kanaka yakuvuza ibi Jessica wabonye record naguhaye
nta kintu ndabona njyewe nibereye mu bizuga nari kwirira igisheke ngo bimeze none barimo barazana barimo baravuga ngo gigi uze abantu bose bwiye katwitiye na Jessica twumiwe ubu ngo abantu bose bari bazi katwite ngo ari ibanga yararimbitse ibanga ry'igihe kinini cyo nabimenye mu bambere ariko nanjye mvuyeyo reka uriya mugore nuko ari kumwe n'uriya utwataka niyo mpamvu ari twe bashize mu mwandiko ibi bintu nshobora kuba narabimenye mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kugitangira njyewe none n'iminsi 6 mbimenyemo none ni njyewe ngo birakoze ngo kuba babamenye mwese muragahambirwa ndahita mbabroka uri kumva ntabwo mani njye narababwiye nta muntu uzanteranya na Jessica urumva bibe byiza bibe bibi tuzaduca mu gikari twitera hasi tuvuga ati mwana wanjye mbabarira byabaye birangiye nta muntu ntahiwe uri kumva ibyo byo kwivugishwa mwiririsha yego ako mugira amarira pe mugira amarira njye mbajije ariko dore amarira we mana yanjye erega abantu banza aricaranye korogate arimo arayikandira mu maso si gusa ariko akumira neza urumva gigi ngende mwebwe nzi ko nicaza umuntu nkamubitsa amabanga mwanya sinzi bishatse kunkomperinga ngo wowe ngo gigi ngo ndavuga ariko bite byanyu ngiye ko gigi mukunda muri kwihoma muri comment mwongere muze muvuga hano ngo ndi kwihoma kwa gigi noneho turi wacu tubwire rero bakariza ngo umwana ni wongere bandike ngo gigi na Jessica ngo nabarozi wongere mubyandike umurozi baricaranye ahora azikuruza n'igiti azikuruza igiti Jessica none se bavandi ibintu bimenye mu minsi 6 uyu muntu bita Kariza nawe ari mu niho saga zose mutangiye kuzituza naho vipi zayo umuntu bita Kariza nagaza aho biva niyo bijya nyina w'umwana yo abantu senga baraje ariko turatwika we avuze ngo ndavuyemo mu by'ukuri yonda ntiyavuyemo irimo yisubiraga yabwiye igihugu cyose katwite TikTok bari kubihisha ngo batazikuramo kandi ntawe ukabizi nabibasubiriyemo ibyo mwashaka kunkomperinga ngo gigi ngo n'ubundi nakwiza namaze gigi niba atankunda ntaribi njyewe nzanamba ku nshuti yanjye nimbishaka nzagenda n'uwo nzasezera kandi sinzigera ndeka inshuti yanjye ngo nabwiwe noneho special umuntu uri kumbwira ari kudarapa ababyara banjye akadarapa famille yanjye ngo nabagabo banjye akadarapa iki ubu se koko ubwo wambwira ngo umuntu aranyaga kandi noneho wowe ibintu byarageze no mu miryango yanjye biburayi yakoze muzumirwa nta kindi ubu se reka nkubaze gigi buriya wamubaza ngo naza n'umugore ngo uwo mubyara wanjye yataye ngo akamutana n'umwana yamwerekana se nyine namwerekane nazane n'uwo mugore batanye umwana tubibone hano dusase inzobe dusase umuceri umugabo wawe gafite akantu gatoya twese si twari duhari yaramurongoye ngo ni umushinwa ngo niyo mpamvu ngo najyanye mubyara wawe umva uwo mubyara wawe ahubwo ndashaka kumenya ngo uwo mubyara wanjye uwo mugore we ari gushyira mu kanwa aba muri social media yaramutumye ahubwo ndekera umugore wa mubyara wanjye utamwica ni wowe murozi urashaka kuneranya n'umuryango wanjye ahubwo turagukubita turagushwanya gusa ngo umugabo wa Jessica ngo numwinde ngo numwinde ngafite agapipi ibaza akavuga agapipi yarakabonye ngo mubyara wanjye yataye umwana we ahubwo arashaka kutugira mu muryango arashaka kwica uwo mugore wa mubyara wanjye nanjye bankurikize mana ndagasana ahubwo witonda aho uri hose wa mubyeyi we aho uri hose n'amakuru azakugereho uyu mugore kugira ngo agapipi mwambwiye ibintu by'agapipi ariko ako gapipi yari agiye gutanga ibinyoni asanga niyo mpamvu ngo nagiye ngo gukundana mubyara wanjye ngo ni umugore wa mubyara wanjye ngo ugiye ntabwo wibukaga igihe ntiyavuze ngo umugore wa mubyara wanjye ngo niwe uri kunyataka ibyo bintu niba yarabivuze ngo ni uri kunyataka akabivuga ngushakire nge navuga ko ibintu byose ndi bumenye umuceri ndaje ngushakire iyi audio yarimo arambwira ngo usanzwe uganira cyane na Natasha ko numva muziranye ku mabanga yose yapanze ndaje nguhereze indi message arimo aravuga ngo ngiye kwicanganya na Congress ngo ndajya kumurira mu gitondo ngo dushyire Jessica hasi
iyo audio kandi kwa Congress narumvise ngo yagiyeyo nganayo none yaranavuze ngo yaranakubwiye ngo umugore wa mubyara wanjye ngo babyaranye ngo niwe ubimutuma ese koko uwo mugore wa mubyara wanjye ahubwo baramwishe wa mugore we niba baranaje no kugukuramo amagambo social media si ikintu byo guceceka hanga mwanza mukajya kwicarika abantu mukabubikaho insyo mukaza mukatubeshyera ubwiye isoko n'amaduka kutwite ngo ari ibanga none se uwamubaza ngewe ndacyamubaza natangira kuvuga nihagira nakanzanira ama message in box umva ndababwiye mwese ngo abari buha ama message nwa yanyu miremire mujye mwikora mu nda nzajya mbota umuntu uzakenera ko mubikira ibanga azabanza nyishyure nta mutima mubi haragira untondagira atazi ko bimufasha twavuganye nuko dutandukanye uri muri iriza ngida yavuyemo wabibitse urabibwirana ese undi buri araza kubibwira abantu none mubyutse mumimbira mu gitondo ngo gigara twite ubona bibwiye ninde nazane proof azane n'ifoto ese undi watwita mana menya ko anatwita abandi reka mbanze mbabwire uburyo abantu bifatiye abandi niba Natasha mureke mbabwire niba Natasha yarebye agasanga abantu bose yaganirije amabanga ye n'abagore havuyemo ngewe yabiganirije yaje aranyifatira mu gitondo aratangiye kuri live ya Nkotanyi kumva we Simbi amfatanyije na Gatema kuko Gatema dufitanye ibibazo aranzamutse aravuga ati nanjye ntegereje kuza gutomboka ijambo rimwe ukamvuga mite nkwemeza ndagenda ndanamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira Natasha wikumva amabwire utaza guhubukira ibi bintu arandika ngo mva sheri ngo ndakuzi icyo koze uratangaje ndambwira birashoboka ko ntangaje nahise nceceka nta kindi narengejeho ntungwe no kuza hano ariko isi ko numvaga bavuga ngo abarozi buri munsi akunda kuvuga abaroza Sunshine tureke kuvuga ubutoya wenda ubutoya yanaruka wenda nyuma mubare mu myutinge mbabwire abantu mwese mutangiye kuvuga Kim hano munsimbuke Kim muzibe ntaje umuntu yakuvuga Kim hano Gatema muri comment Kim ni mumureke nta bibazo mfitanye nawe murashaka kubyutsa intambara hagati yanya na Gatema kandi nta kibazo dufite ntago hano nta muntu ugeze uvuga Gatema hano mugende mujye kubivugira kuri live zanyu ahangaho umuntu dufitanye ikibazo n'umuntu wanyise umurozi kandi ari we wivugiye ibintu byose akabihereza abantu benshi man niba ibanga ryawe rikunaniye kuribika ry'umugabo wawe ibintu bikuvuyemo ni ibintu bingana kuri urabifashe video urabire kwibihaye umuntu wa mbere wihaye wa kabiri wa gatatu nibisoho kuvuga ngo abantu ngo ninjajwa bakuvuze ubu abantu mukuramo inda hano mungana iki kuki mutaza ngo mubitubwira ntabwo twirirwa ku live y'abantu basenga ukumva umubyeyi aravuze ati umukozi Imana akamaze ati disi harinda ati disi utwita zivamo ati intwita zivamo ko ababyeyi bataza ngo babidarape babitwereke niba biri werekana proof ko inda zavuyemo wabifotoye hari umuntu wabigukure muri telefone hari umuntu wabigufotoye waragisaza wita hano abantu baruzi ngo babisharinze ibanga ryawe niba ryakunaniye njyewe ntago ndakabati wowe ngo ntabwo bikunda mu buriri ni Natasha bidakunda ninde bidakunda ibaze nk'ibyo bintu kweli Gatema bakureke banakubwira ngo umuhumura hano ni ukuvuga ngo ubundi we yashatse kugira inshuti nyinshi biranga mu buriri ngo rase inshuti mutarahura mutaravugana ukora umugabo warambabaza nanjye gica umugabo w'umwana arambabaza pe amuzana no isimbi nimba ari isimbi uri kuvuga isimbi aracyari umukobwa ndabinda Yesu ahimbazwe rata Gatema mwabyumvishije ukuntu ibintu byatangiye n'ukuntu byarangiye rero abantu muzajya mugenda mukajya kuzana ndabamenyesha ko umuntu uzantuka hano nzamwishyura ibintu byo kuba umukirisitu cyane nabonye ko namwe musigaye mubyanga uzantuka nzamutuka uzanyataka nzamwataka umuntu uzazana no sense nzazishyira hanze umuntu uzambitse ibanga yarangiza akajya hanze akajya kuyimenera nzaza noneho menemo umucanga wose akose be watubwiye mugani by'uruhara wenda tube dusetse nzaza menemo umucanga wose umuntu uzazana akaza kuvuga no sense hano wowe urajya kuvuga ibintu by'amabanga yawe by'urugo rwawe ngo ntibigenda neza ntibigira gute warangiza ukagaruka uri gutera abantu amabuye n'intosho babreminga ninde muntu muri kumwe mu cyumba uretse wowe n'umugabo wawe Hanyuma ukazana muri itukishwa abantu ngo abantu bagize gute ibanga ryawe raribwiye abantu 3 4 5 bose nta soni abantu 20
ariko ukavuga ngo umuntu uzi kubika amabanga kumbe nuko nanjye buriya nari nzi ko ngo nabitse ibanga ngo ndi kurengera umubebe yewe ngo nanjye ngo ndi kurengera umubebe ngo atagira ikintu aba ariko ndagira bamenyeshe ko inda yababwiye ko atwita kina ayitwite ntayavuyemo biriya byose ni pretenda ngo bari kutsaho nta nirimo kuko none ejo undi yambwiye ko nta ndafite pe inda arayifite nyine niko yabigenje yagiye abwira abantu bose ngo inda yavuyemo bose aba yabibwiye bose none se baramurogereye ako njya nibaza ikintu kimwe sibyo ubundi hano kuri social media mw'abakobwa mwese reka mbabwire dore duteranye turi baramuroga afite iki baramuroga ni muntu twese tubayeho ubuzima buri fake life kubera yuko ugenda gusura umushuti wawe wasanga yibera ahantu heza ugafata ifoto ugapostinga umuntu yagusohokana waba aribwo bwa mbere uri inkoko ugapostinga wagira amahirwe wabona uwo mugabo uri bukurongora buretse reka mbasabe ikintu kimwe uva bimenya ibyawe ukareka ubundi ubuzima urata nibwo na mugenzi wawe arata kubera yuko mwese mubayeho ubuzima bw'ikinyoma hari n'igihe ushobora kuzana areba umwenda wambaye nakubwira ngo wume nkawubura kubera kwigira utari ukajya gutira umwenda sibyo rata vugira se yatiraga imyenda oya pe mugerageze none se hari ahantu mbese ni mu ntera amabuye reka mbabwire n'aka kantu yavuze ngo naramututse ngo mama ye ngo ni amagufa ngo ni ibiki ibyo bintu azazane screenshot yereka abanyarwanda aho ngaho nzaba mbaye umuntu w'umunyamafuti wa mbere ubaho iyo screenshot ni muyibona uriya mwihorere kubera ko yagize ibigize icyaha twaramureze ahubwo reka tujye kuri uyu mwandiko ko uriya nawe ibyo nibimara kujya ku ruhande tuzaza hano tuvuge byose n'ibyo ababyeyi be yirirwa avuga ko ngo nta mubyeyi ngo nta muryango agira ngo umuryango agira n'igigi ariko we nimukanyihomeho ndabasaba ko abantu bihomoka bava kuri gigi njyewe ntago tufite icyo dufana nimukaze munyihomaho yemukanyihomeho ariko ubundi umuntu avuga ngo afite ikintu apfana n'umuntu yarangiza ngo dufite icyo dufana ngo n'umuvandimwe n'impanga yanjye twavukiye rimwe yarangiza akagenda nimurindire urumva nimurindire nimurindire murebe mbahaye ukwezi kumwe nabashyiriraho kamera banyarwanda kandi nanjye nzongera postinge nge nagigi mpaka ashyizeho kamera mumenye oya Jessica erega ngo gahunda bafite ngo niyo kudusebya kugira ngo tuve kuri TikTok narayiguriye mfite iPhone yanjye 16 Pro Max niguriye ku mafaranga yanjye nshyiramo TikTok nshyiramo amayinite yanjye ibyo bintu rero muri kuza hano mwibwirishwa abanyarwanda ngo kugira ngo abantu bave kuri TikTok igisuye bose cyishende ninde uyoboye yuko nta bwonko mufite ariko umuntu uvuga ngo umwana yapfuye kandi ari mu nda cyakoze cyana ase ubundi warinda uvuga umwana ngo yapfuye kandi ari mu nda ukajya ku ego warangiza nyuma yaho ukajya kuvuga ngo Jessica ni mwiza how come mumbabarire munsi yegora niba wica uwawe ukamwica umutwite warangiza ukavuga ngo yapfuye yavuyemo kandi ubizi neza ko arimo shame on you mada shame on you njyewe ndabamenyesha ko ntabwo nkeneye abantu njyewe banyiho mbere ndayisiba ibingibi nyine n'ibyinda yanjye yavuyemo ya mbere ukumva nagombaga kumuha n'ibimenyetso bari guserebura nahise mbisiba fasta ubu ari guserebura byamurenze kankwereke murakumvisha ko ngo yahise bisiba ngo ari guserebura ni ibyinda ye ya mbere murabyumvishe ziriya za screenshot ariko bakinda yavuyemo ngo nahise mbisiba ngo bari ari guserebura reka nyisubire n'itsinda yanjye yavuyemo ya mbere ukumva nagombaga kumuha n'ibimenyetso bari guserebura nahise mbisiba fasta ubu ari guserebura byamurenze kankwereke hano rero umuntu wari uri guserebura
mumvugire guserebura. nabo yahaye zira screenshot nyine ngo inginda yavuyemo kandi yabigerekanye ibyinda ye ya mbere none aje kwitwaza Gigi na Jessica ngo nibo babijyanye kandi yarabihaye isoko n'amaduka. Warashaka kumena umuceri twebwe turaza kuwumena kuko audio zirahari n'ama screenshot n'ama message. Urabyumva neza avuga ko agiye kubeshya abantu kinda yavuyemo kandi irimo. Na message zose yahaye abantu ababwira yuko atwite yarangiza akajya kwitwaza ngo Gigi wenyine warubizi kandi isoko n'amaduka arabibabwiye. Mani ubundi abantu bagira ubwenge cyangwa bafite ikindi kibazo. Barangiza bakazana barimo baratwitwaza. Ndakubwiye ngo umuceri ndawumena nashaka nshire hasi. Gigi reka nkubaze ninde wari uri guserebura ubundi ko numvaga Natasha yishimye ngo yamweretse ngo ibintu ngo byinda yavuyemo kera iyo nda yavuyemo kera ryari nibyo bya screenshot narindi kuzira nibyo nibi screenshot nyine ibaze ko yamaze kubihereza abantu bose yarangiza akazana akavuga ngo yabihaye buri muntu wese urumva we yamaze kuvuga yuko atwite abibwira abantu benshi arangije abonye yuko nyirakazi hamagarira nyine kakandi karenze umunwa karushyi hamagara atangira kugirana ibibazo n'abandi bantu kandi abo bantu yagiranye ibibazo nabo ni abantu yahaye iki ni abantu yahaye izo screenshot bavuze ko nta wundi rega ni benshi mani ni abantu yahaye izo screenshot burumva yamaze kujyana ibibazo nabo ahita avuga ngo reka bereke harimo Mugeni harimo Congress n'abandi benshi ntibuka amazina arabavuga ngo giye kubereka yuko inda yavuyemo ngo kongo n'ubundi ngo nibo bamuroga ngo batazamenya yuko inda yayikuyemo ngo nako ngo bataza kumukurira mina ngo nibo Madamu Natasha ngwino wiyumve hano mu audio wahaye Gigi nkura mu busutwa bwawe ngwino buretse gato buretse ngo none ngo reka ngo ngewe ngo nyitengena ngo mbivuge ngo mbabwire yuko inda yavuyemo ngo hanyuma ngo nimara kwabwira ko inda yavuyemo ngo inda yanjye ngo irabangira sefu ngo umutima wanjye ngo uri kumbwira ngo reka mbikore amaze kubikora nanjye ahita amereza ama screenshot nkuko yahaye abandi none screenshot zagiye hanze ngo ni Gigi kuko nari nzi ko nayihaye Jessica ndavuga nti rwose ngewe mu nshuti wanjye nayihaye Jessica ntago nari kumuhisha ibintu kuko Jessica ni umuntu wanjye ntago nari kumuhisha bino bintu narazimuhaye izi screenshot ko nundi nawe bananiwe kwibikira ibanga urazifata uzishyira Mugeni urazifata uzishyira abantu bose n'aya ma video yose urayatanga ayo ma video ko abantu bayafite ko wayabahaye ko ngiye wampaye screenshot video zangezeho gute ko ntazo wampaye warangiza ukagenda hari ukigira victim ukarira kandi urinjajwa utazi no kubika utikura no kuyayaneye injajwa hari umunsi mwigeze mwumva tuvuga Mugeni mu kanwa kacu ariko mabuja yagiye kumwataka bro ajya no kwataka KFC mutibagirwa ko kantu ka KFC mvugira KFC afata ko kantu ngewe mbereke izi screenshot ibintu kanze ndebe itari sensitive nyibereke bifitiwe ibimenyetso ibyo byose wagiye ukora wa mudamu we ngo ni Natasha bifite ibimenyetso abantu bose wagiye ufite ama voice yose urumva kubera icyo ushobora kumenyesha ko umva nkubwire uretse nkubwire ndakumenyesha ko ngiye ntajya mbabarira inzoka urabyumva neza wowe uri cobra waruma umuntu areba muhagararanye uri wa muntu uruma ahuha ntago nigeze nkubabarira n'umunsi numwe kuko nari nzi kuri inshuti n'umwanzi wanjye uza gushaka ngo utata makuru yamushyire urarenganya uwo mwanzi noneho hari naho ndi kugira nkumva urarenganya uwo mwanzi yabaga yayamutumye wajyaga kubona ukabona screenshot oya ntago uko kunyicara bakavuga ngo agiye kutwicara mu mitwe ngo mbazungurukemo mu mutwe uratwicaramo wowe ufite umutwe urawufite uwo mwanzi wacu duhurijeho ko yagendaga akagwa ama screenshot ye naye akazana none yabaga yabimutumye ko numvisha uwo mwanzi anamwiyanangiriza ati sinshaka kumenya makuru ya Gigi na Jessica kuki yahindukiraga yarangiza akaza akakuzanira makuru y'uwo mwanzi wacu wewe nani ngewe ndagira nkubwire ngo niyo waba uri umwanzi wanjye bakakuvuga ibintu byose ngewe nukomeza kunyataka ndabishyira hanze ari ibyo wavuze ku rugo rwawe ndabishyira hanze ari ibyo wavuze umugabo wawe ndabishyira hanze rero wibwira ngo uhita usiba ngo for everyone ukagira ngo telefone zose barasiba uko babishaka wivuga ngo mwirenganye umwana ntawe umurenganye ejo nta kimwe wasiba kuri telefone yanjye kunyota kwanuze kwa nkotanyi mwavuga ko ndi umunyamakuru for everyone ubwoba bukwice kuko ibintu byose ndabifite Gigi ni inkotanyi ntago yabibura ibintu byose ndabifite kuvuga ngo mvugishwa ngo wasigaye kwa nkotanyi ngo ngiye ngo navuze ndavuga ibintu bigihari nagenda hosting yerekane koko kwiyonda twayivuze ngo yavuyemo twe tuvuga inda ngo bambaze
ngo bambaze ngo bamaze kumbaga ngo inda